Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Ndaje mbamenyesha ko uyu munota, iri segonda ndetse n'isaha ndetse n'uyu munsi, umuti wa Sida cyangwa se urukingo rwa Sida umaze kuvumburwa. Ku muntu uyirwaye cyangwa se ku muntu utarayirwara, bose hari ibibagenewe. Reka duhere ku muntu urwaye Sida ariko akaba ashaka kuyikira. Ariko si ubundi mbere yuko tugera kuri ibyo, ni gute twaza kwisanga muri uyu mwanda? Sida yandura binyujije mu mibonano mpuzabitsina. Ikindi kandi Sida yandura bitewe n'ibicurane. Sida yandura ku bantu basuhuzanyije, ku bantu bahoberanye, ku bantu basomanye, ndetse no ku bantu bahuje ibitsina. Muri ubwo rero umudogiteri witwa cyangwa uwo mudogiteri ni uwo muri Ubufaransa, akaba n'uwo mu Bushinwa. Cyangwa yavumbuye umuti ko umuntu urwaye Sida agomba kujya yikubita ibiswa inshuro 24 buri saha. Yajya kuryama akabiryamamo, akabisasa, akabyiyorosa, akahashize imyaka 2. Uwo ni ku muntu wayanduye binyujije mu mibonano mpuzabitsina. Umuntu wayanduye binyujije mu gusomana, we azajya yikubita ibisura inshuro 10 ku munsi. Ibyo bikora igihe cy'umwaka n'igice. Reka dukomeze rero turebe no ku bandi bantu biturutse n'uko bagiye bayandura. Umuntu wanduye Sida binyujije mu guhoberana azajya afata igisura akifugute, akinywa buri saha igikombe n'igice. Uko bizagenda rero n'abo bantu bose, ibihano bagomba kubifata. Babikora uko ubwoko bazakira Sida nta kabuza. Mukomeze mukurikirane kandi mukore subscribe niba iyi video igushimishije. Ciao ciao.